Ni ukuvuga ngo nakomeje kurwana urwo rugamba n'ubu nkirurwana, amaze gupfa yapfuye ngize imyaka 24. Ubwo mwari mwashakanye ufite imyaka ingahe? Njye nashatse mfite 17. 17? Wari muto n'ubwo. Nari muto. Muraho mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no hanze y'u Rwanda, reka nizere ko Uwiteka Imana akibarinze, kandi rwose mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha udakama uturuka ku Mana, kubera ubufatanye n'uburava mwagiye mungaragariza intambwe ku yindi nagiye ntera, ni ukubera mwebwe. Ndabashimiye rero, kandi Uwiteka akomeze ababe hafi anabahire. Nk'uko mubizi rero, ntago njya nza ndi njyenyine, mba mfite umutumirwa. Uyu munsi dufite umutumirwa, ni umumama. Reka atwibwire, dukomeza twumva n'inkuru ye, mbibutsa ko ariko ibi tubikora kugira ngo bigire benshi bifasha, kandi nabo bikoze ku mutima nabo babashe gutanga ubufasha tubifashijwemo n'Imana. Murakoze. Muraho? Yego. Turabashuhuje tunabaha ikaze kuri Gira Icyizere TV. Mwakomeza mutwibwira. Murakoze. Ongereje. Banyita Nyiramporera Josephine. Yego. Njye nashatse mfite imyaka 17. Yego. Shaka umugabo wa mbere, tubyarana abana 3, babiri b'impanga, n'undi w'imfura nyine. Ubwo ni 3 yansigiye. Yego. Umugabo arapfa cyane. Yego. We yari afite 27, njye mfite 17. Ubwo nyine umugabo wanjye aza gutaha arapfa. Amaze gupfa ndaza ndakomeza ndera abana banjye b'impanga. Yego. Ariko ntazi twari dufite nyine. Ngenda ncumbika. Igihe kiragera nshaka undi n'umugabo. Yego. Maze gushaka undi mugabo, rero twabyaranye abana 2. Abo nabo bariho, ariko umugabo ntabwo twabanye, ntabwo byampiriye. Yego. Twaratandukanye. Ndagumya ntesekana n'abana 5. Ubwo njya mbana n'abana 5 njyenyine, nta mugabo nibana nibaza buri cyose. Yego. Igihe cyaje kugera nshaka undi mugabo wa gatatu. Mu bana 5. Abana 5. Abana bamwe ubwo mbaha mama, abandi ndabaruhana. Wa mugabo nawe twabyaranye abana 2. Yego. Abo bana 2 tumaze kubabyarana, nza kumenya ko afite undi mugore mu Ruhengeri, basezeranye. Yego. Aba bana tutabyaranye nawe iyo baje ni ikibazo, kandi inzu ndimo pe ni ibyumba 2 na salo, nta kazu yanyubakiye, ariko ni ukukancyurira buri munsi. Yego. Ndara hanze inshuro nyinshi, n'abaturage babikubwira. Niyo wakora iperereza babikubwira inshuro nyinshi, ubundi banirariye hanze. Kubera iki? Abana b'intandukanya baraza, bazi ikibazo kikavuka. Nawe nk'ubu ngubu amaze ibyumweru 3 mu rugo rwe rukuru mu Ruhengeri, ndi jyenyine n'abana banjye. Nta kintu ndi kurya, nta kintu mba mfite, mvuge ngo nakwirengera. Kurya kwanjye ari uguhaguruka nkajya guca inshuro. Ubu nujuje imyaka 50, nta rugo rwiza ndabona ngo mfite urugo. Nta mwana mvuga ngo anyicaye impande. Yakwicara impande ate kandi batandukanye ku babyeyi? None se umugabo wa mbere mwashatse watubwiye ko Imana yarapfuye. Ese none uwa kabiri mwaba mwarapfuye iki? Uwa kabiri nawe yarafunzwe. Afunguwe
yagarutse atagaruka mu rugo, ariko njye namwanze kubera kwiba. Yaguraga ibintu by'amaboro by'abantu bazanye kandi akabigura urumva ari iby'ubujura. Ndavuga nti n'ubundi ibi nta hantu byazangiza, n'ubundi yakoreraga amafaranga ntawe nabonaga, ubundi kwari kwaguca inshuro kwanjye. Umugabo ndavuga nti n'ubundi nta kintu yazamarira, nta n'icyo azangezaho. Umugabo n'igihe wamuretse pe, ubona nta kintu na kimwe azangezaho. Mureka ku bushake, abana banjye ndabagumana, ndabarera, barakuze. Mbega bamwe nari ndi kubabona hano hepfo mu muhanda, ni abasore ni bakuru. Nibwo nafashe umwanzuro ndicara ndatuza, mbona gushakana n'uwo nawe nza gushiduka ko yifitiye undi mugore byanasezeranye. Nkomeza mbuwe muri ubwo buzima. Abana banjye nta n'umwe wambaza nde, buri wese aba ari ukwe, wayihigira undi yihigira, nta kibanza nta butaka uretse ako kantu twaguze igihe 5 konyine, nabwo nuko nari ngishoboye imbaraga nkajya nkora kuriya, nabona 5 nkashyira mu itsinda, nabona 1000 nkashyira mu itsinda, mbona tugeze kuri ako kabanza. No ku butaka handitseho twembi ko turi 2, ko haguze we nanjye, kubera ko abana mfite ni intandukaniro. Nawe afite undi mugore we bisezeraniye. Navuga ni byibura abo bana 2 niyo nasaza bo bazaba bafitaho babarizwa, ariko abo bandi mfite pe nta hantu babarizwa. None abo bandi ba papa wabo nta butaka bari bafite se? Papa wabo ku mugabo wanjye wa mbere ntabwo yari inzu yonyine, urumva mu ntambara barayishenye, hasigara ka kabanza. Akabanza nako base wabo babonye umugabo wapfuye, kubera ko nari narasezeranye, bahita badukuramo burundu. Baravuga ko nari umugore w'indaya. Ubwo wundi nashatse nawe nta kintu na kimwe yari bireho. Twahuriye mu bukode, dutandukanira mu bukode. Nta sambu ye yanyeretse, ubwo ngo nabonye isambu. Ubwo nibwo buzima bwanjye nabayemo, urabona ko n'ubu aribwo nsaziyemo. Amakuru yanjye nayo murakoze. Nta rugo nigeze ngira ngo nicare nshyike nk'abandi babyeyi. Navutse muri 73, ariko nta rugo nigeze ngira ngo mvuge ngo ndicaye ndashyitse. Iwanyu se ho bimeze neza, byari bimeze neza? Papa nabo nuko nyine ni abakene bibereye aho ngaho, bibereye mu cyaro, bose ni abacanshuro. Abo bana wabyaye icyo gihe ufite 17, ubu si bakuru se nkurikije igihe? Ni bakuru. Uwa mbere yavutse 92, abandi 2 b'impanga babyaye 96. Ubwo nibwo nyine umugabo yahise yitahira, ndaza ndicara. Ubwo nongeye gushaka muri 2000, kuko muri 2001 nibwo nabyaye umwana mfite Damascene. 2004 nibwo nabyaye uwo wundi, ndakomeza ndatuza. None abo bana ko ari bakuru, ese nta washatse urimo? Uwashatse nawe ni indushyi, none antera ibyo bibazo. Uwashatse abyaye 3 ariko nta rugo nawe afite. Umwe yamubyariye iwanjye, irongera arahukana, agarukana inda nawe amubyarira mu rugo. Nuko mbega nta rugo nawe afite. None se ubwo nkaba mfite n'akandi kana ndera Imana yanyihereye, kibanira n'ubwandu. Kabana n'ubwandu. Ako kana se wagakuye? Kagenda gacumbagira gutya, kagendera mu itako. Nako kari gafite nyina. Nyina aza gushwana na se, kubera ko bajyaga baza mu rugo bakabona nta kibazo mfite. Nyina akajya amubwira ngo ndi nyirasenge. Abayobozi bo ku Muyumbu nibo bakanzaniye. Barababwira ati rero, ati mfite masenge hano Igishore.
umwana naramwemeye ubu ndamwakira mbana nawe gahunda ze zo kwa muganga ndazikurikirana nta kibazo. nyina yagiye hehe se? nyina we sinzi niyo aherereye rwose naramubuze. ubu gahunda zanjye nizo nyine uko bimeze wa mubyeyi we nzashiduka mbona icyo mumbwira. none se none nyuma y'ibyo byose utunzwe n'iki ubu tuvugana? n'iki ukora kigatuma ubasha kubaho? keretse nk'iyo nagujije hari umumama ujya unguriza ibiceri nkajya kurangura avoka nkazitembereza. ubundi mbere navomaga amazi cyangwa nkikorera amabuye nkajyana ku mashansi aho bari kubaka, ariko byose byarananiye narananiwe. ubwo njya uko yenda nabonye nk'agataro nkajya mu muhanda. none ako gataro ucuruza niko kakurerera abo bana bose n'abuzukuru? karabarera. hari n'ahantu hari umuntu wari warampaye umurima mpinga nkawuhinga nyine nawe ukansayidira. nawe uransayidira, ariko ubu ngubu yambwiye ko ntazongera kuwuhinga, agiye gukatamo ibibanza. agiye kuhubaka. none niki wavuga mu by'ukuri ukurikije ibyo wabonye n'ibyo waciyemo? ni iyihe nama wagira abandi bantu bakiri batoya bakiri munsi yawe kugira ngo batazahura n'urugendo nk'urwo waciyemo? wabagira nama ki? inama nabaha, niba ushatse uwambere akakunanira n'ubundi niryo herezo ryawe. ahubwo wakwituriza ugashaka ubundi buzima bushoboka. niba ufite n'abo bana bawe ukemera ukabicarana ukabaruhana ukabacira inshuro, ntiwirirwe wiruka mu bandi nk'uko nanjye byangendekeye. iyo nama nabaha. niyo nama wabaha. bagashaka ubuzima busanzwe bakamenya ko barushye, kuko burya uwarushye ntaruhuka. uwarushye ntaruhuka. oya, kandi ajya aruhuka mu ijoro. hari Imana iruhura abantu. irahari, ariko nyine uba warabanje ukababazwa cyane. kuko ngewe ahantu mba ngeze numva nta n'ubundi buzima nzongera. kubera iki se kandi ugihumeka? ntabwo uzabubona kandi ugihumeka. ibintu birashoboka. Imana yahindura amateka. Imana irareba, wabona izayampindurire. ni ukuri ngeze kure. none se twumvishe ikintu inama ugiriye abantu. noneho rero icyifuzo cyawe ni ikihe? icyifuzo cyanjye mfite ni uko Imana yampindurira amateka ikankura muri ubu buzima ikanshyira mu bundi buzima, ikaguha umugabo bajya nkagumana n'abana banjye, ariko mfite aho nturije. naho abagabo ntibarorere. ubu nta mugabo wundi ushaka? byararangiye. ubwo nyine nta wundi mugabo njye nshaka. aho ngeze nta mugabo nshaka. nshaka kurera abo mfite. rero niba ushaka ko Imana iguhindurira amateka koko bisaba uyizere kandi uyisenge uyirangamiye. kuko Imana yaravuze ngo nunyizera ugahanga amaso kuri njyewe, nanjye nzakugira imitwaro yose yikoreye. ubwo rero niba ushaka ko Imana igutabara ikaba yaguhindurira ubuzima, mu by'ukuri nyine bisaba ubanze uyizere. ibikangisho bindi byose biri ku mpande ubyigizeho bijugunye, wowe wizere gira icyo uvuga dusoze kandi cyerekeye ku kintu. gira icyo utubwira niba gihari cyangwa nimba ntacyo dusoze. numva ibiganiro byanjye byari ibyo. sawa rero urakoze. ubwo naho ubutaha. namwe murakoze. inshuti zagira icyizere TV rero duhagarikiye ahangaha, naho ubutaha. gusa ntimukajye mwibagirwa ko mbakunda, muri ab'agaciro kuri njyewe, muri impano nahawe n'Imana. murakoze. bye, naho ubutaha.